Mbese waba warigeze ukunda cyangwa se nawe ukaba warigeze ukundwa cyangwa se mukaba mwarakundanye urukundo ubona rushyushye, urukundo ubona rutangiye neza ariko mu minsi mikeya mu gihe cy'amezi iminsi runaka wajya kubona ukabona rwa rukundo rwanyu ruragiye, ugasanga rwa rukundo rwanyu rurashize. Rero hari umubano utangira neza ugasanga urukundo koko rumeze urabona nk'ururabyo, ugasanga urukundo rumeze nk'ururabyo nyine rurimo rurashibuka, ugasanga urukundo ni rwiza, ugasanga rwuzuye ibyishimo, ariko uko iminsi igenda iza ugasanga urukundo ruragenda rugabanuka, ugasanga ahubwo rurasiga n'inkuru y'akababaro. Rero ugasanga ikibabaje si umubano upfa gusa, ahubwo usanga namwe ubwanyu mu by'ukuri bitangira kugenda bigabanuka, umubano wanyu utangira kugenda upfa, none ugasanga nubwo urimo urapfa namwe ugasanga ntabwo muri kubona ahantu ikibazo kiri, ahubwo mugakomeza mukagendera mu kigali, nyamara umubano warashize, urukundo rwararangiye, ahubwo mukomeza kubaho muri ubwo buryo bwonyine gusa. Muri iyi video rero tugiye kureba neza ibintu 10 bisenya umubano utabizi, ibintu bakora mu buzima bwa buri munsi, bibwira ko nta kibazo kirimo, nyamara ugasanga bigiye bisenyuka gake gakeya, ugasanga rwa rukundo rugize gute rurarangiye. Rero niba uri mu rukundo cyangwa se ukaba ushaka gukunda cyangwa se ukaba ushaka kubaka urugo rwawe, urukundo rwawe ukaba ushaka ko rukomera, umubano wanyu ukomera kabisa, utagende ku marangamutima cyangwa se ngo ugendere ku magambo gusa, ndagusaba kugira ngo ukurikire iyi video kuva itangira kugeza tuyisoje, kugira ngo umenye neza icyo wakora kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze rugire uburyohe, rukomeze rubaryohere. Rero ni Sobanukirwa 5 TV, ku bashyitsi cyangwa se abantu baje batugana ari bashya, namwe mwibuke gukora subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho 5 kuri 5, kandi mukomeze kubana natwe nyine mu biganiro byacu, ibiganiro bigiye bitandukanye tuba dufite cyangwa se tuba tubagezaho hano kuri Sobanukirwa 5 TV. Usanga abantu benshi 90% barareba rero ugasanga bakora subscribe. Rero wowe uba wa mbere kugira ngo ujye kudukurikira cyangwa se ugene natwe mu biganiro byacu. Rero ntihuse, reka dutangire turebe muri ibi bintu nyine 10 tugiye kurebera hamwe, usanga mu by'ukuri bisenya umubano kandi bigasenya umubano utabizi. Icya mbere ni uvuga ngo wari kutavuga uko wumva umeze. Uvuga ngo ikintu cya mbere kijya gisenya umubano ni ukutavuga ukuntu wiyumva cyangwa se uko wumva umeze. Rero ibyo bintu iyo ukomeje kubika mu mutima wawe ugasanga urimo wisekera, ariko imbere mu by'ukuri harimo igikomere, burya umunsi umwe biraturika. Umubano mwiza rero ni ukuvuga ngo uba wubakiye ku kuvuga, si ukwihanganira gucece cyangwa se ngo ushiriremo aho ngaho gusa, ikintu ubonye kitakugendera neza ngo ati nzihangana, hoya icyo ngicyo urakibika, ejo bundi hakaza ikindi, ejo bundi hakaza ikindi, ugasanga noneho biguteye ibibazo. Rero kwihangana mu by'ukuri ntabwo ukunda ari ukwihanganira ikintu bucece kugira ngo utaza gukoma rutendere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero uvuga ngo kugenzura buri kantu, ugasanga ntagenzura amatelefone y'umuntu, ugasanga umuntu message aririrwa arebamo, ugasanga buri kantu kose k'umukunzi we arimo aragenda ashaka kukagenzura. Rero ibyo ngibyo burya aba ari uburozi bwihishe inyuma y'urwo rukundo, nta rwo rukundo. Ikintu wagombye kumenya rero, ugomba kumenya ko urukundo ntabwo ari gereza, ntabwo ari gereza. Rero uyu mukunzi wumva atagiye gufite umudendezo, n'uvuga ngo atangiye kugenda agushakaho impamvu yo kuguma, cyangwa se agenda atangira gushakisha iki, atangira gushakisha inzira yo kugira ngo aguhunge, kubera ko uba umaze kugira gute, umaze kugenda umurambira. Ikindi hari ikintu cyo gushaka cyo kudashaka gutega amatwi. Gatatu n'uvuga ngo kudashaka gutega amatwi. Hari abantu bumva gusa ariko ntibatega amatwi. Rero uyu mukunzi wavuze ibimubabaje ukabyirengagiza, aba yumva yuko nta gaciro afite cyangwa se nta n'agaciro umuha. Rero gutega amatwi si ugutegura igisubizo gusa, ni ukuvuga ngo uba ugomba no kumva cyangwa se no gusobanukirwa umutima w'undi muntu. Icya kane rero ni ukuvuga ngo kugereranya umubano wawe n'uw'abandi bantu. Ushaka kugereranya umubano tubanye n'undi, tugashaka kubigereranya n'uko banyanaka nabo babanye. Iki kintu ni uko mu by'ukuri cy'ukuntu abandi babanye cyangwa se ukuntu abandi bakundana, ukavuga ati iki kintu uko abandi bakundana kuturusha,
rero utangiye kugereranya imibano y'abandi ushaka kugereranya n'umubano wawe, ni ukuvuga ngo icyo gihe uri gusenya ibyo wagize gute, ibyo wubatse. Niyo ngo mu mubano burya w'umuntu buri wese aba agiye afite amateka yawo, buri wese afite amateka ku giti cye, buri wese afite uko abayeho mu rukundo rwe. Rero kuzana ibyawe n'iby'abandi ukaza gutangira kubigereranya, aho ngaho urumva yuko mu by'ukuri uri kugenda witeza, urimo uragenda witeza ibyago, urimo uragenda witeza ibibazo. Hanyuma icya gatanu, kutababarira. Niyo rero usanga amakosa mato mato niyo adakemuwe, iyo adagiye akemurwa ari utuntu dutoya, niyo ngo birangira bimaze guhinduka inkuta z'urukundo, ku buryo noneho rwa rukundo udashobora kubona ahantu ugira gute, ahantu rwinjirira. Rero kutababarira ni ukuvuga ngo kutababarira ubundi ntabwo ari igihano, ntabwo ari igihano uba uhaye undi muntu, ahubwo wowe uri kwiyicira umubano wawe ndetse n'umubano w'uwo mufitanye. Hanyuma mbere yuko tugera kuri iki cya gatandatu ngiye kubabwira, kanongere mbararikire kugira ngo mukore subscribe, hanyuma ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubwenge bikomeze nyine kujya bibageraho 5 kuri 5. Katwikomereze. Gatandatu, bivuga ngo kubura igihe n'umwanya mwiza, kubura igihe cy'umwanya mwiza hamwe. Bivuga ngo icyo gihe iyo mutabona umwanya ngo muganire, mubone igihe muganire, ni ikibazo gikomeye. Niyo ngo usanga ubundi umubano ntabwo umubano ari mu magambo gusa. Rero niyo ngo iyo mutagifitanye umwanya wo kuganira, wenda munatembere cyangwa se muhure munasekere hamwe, usanga rwa rukundo rwanyu rugenda rugira gute, rwa rukundo rwanyu rugenda rukonja, rugenda rugabanuka. Ikindi cya karindwi ni ukuvuga ngo kuvuga ibibabaza mu bintu by'uburakari. Burya ibintu, iyo ufashe ibintu bikubabaza ugahita ubivugana uburakari, uri muri isenye. Burya ijambo rivuga ngo uburakari risenya byinshi kurusha uko byibwira. Burya guhubuka ugahita usakuza, ugahita uvuga amagambo menshi y'uburakari, icyo kintu ntabwo ari cyiza, nacyo ni ikintu ugomba kwitondera. Rero ubabaye ugahita uvuga ibikomeretsa, bishobora gusiga rwose ibikomere bidakira. Iyo urakaye ugahita uvuga ibintu ukarunda aho ngaho, burya ushobora gusigira wa muntu ibikomere bidashira, ari nabwo nyine bituma ibyo murimo mugira gute, mugenda mubivamo. Ikindi kintu cya munani ni ukuvuga ngo kubura kwizerana. Iyo hajemo kutizerana, usanga wa mubano wanyu mu by'ukuri, wa mubano wanyu ugomba gucika. Ngo bitangira mutizerana, wa mubano utangira kugenda urangira gahoro gahoro, bikazarangira nyine umubano wanyu ugeze gute, umubano ushitse. Ikindi kintu cyo gukeka buri gihe, kubeshyerana, kutizerana, burya ni uburozi bw'urukundo. Iyo hajemo gukeka, uhora ukeka ibintu, ugahora mubeshyerana, nawe ugasanga ntimwizerana, niyo ngo ubwo burozi uba uri kwinjizamo aho ngaho, ni ukuvuga ngo amaherezo nyine burangira bwa rukundo rwanyu bugeze gute, burundutse burundu. Icya cyenda ni ukuvuga ngo kugira gute, kwibagiza gushimira. Hari abantu bumva ko urukundo ari ibintu bisanzwe, nta gushimira, nta murakoze, nta nagukunda. Noneho ugasanga nta nubwo ushobora kuba umuntu ati urangirira neza. Burya ayo magambo mato mato burya nayo usanga agenda yubaka byinshi cyane, ariko iyo yashize niba urukundo narwo usanga rugenda, cyangwa se iyo adahari usanga nta kintu ushobora kugira gute, ushobora kubakiraho. Ikindi rero ni ukuvuga ngo gushaka kwihindura utari we. Icyo nicyo cya nyuma, kwihindura utari we. Hari abantu binjira mu rukundo bakina, bagerageza kuba uwo mukunzi ashaka, ariko mu by'ukuri atari bo. Ugasanga ndimo ndakwijijishaho, ndimo nshaka nyine kukwemeza, ndashaka gukorera ibi kugira ngo nkunde. Umubano nawe birangira wa mubano nta kintu ugize gute, nta kintu umaze. Icyo nicyo kintu ugomba kumenya. Abantu binjira mu rukundo barukiniramo cyangwa se
ukagerageza kwigiraho batari kugira ngo abakunzi bakunde, burya igihe kiragera wa mubano wanyu ukagira gute ugasenyuka. Rero niba hari icyo nawe uzi cyangwa se icyo twibagiwe, nawe rwose ushobora kwandika muri comment ukavuga ati iki ngiki ni nacyo mwakibagiwe. Rero ni ukuvuga ngo kandi nanone niba ari cyo ugiye muri audio, nuko umubano udapfa rimwe, ubundi umubano ugenda. Nuko ngo niba ari cyo wigiye muri iyi video, nuko umubano ugize gute, umubano ntudupfa rimwe ahubwo ugenda upfa buhoro buhoro utabizi. Ibi bito rero twirengagiza mu minsi runaka cyangwa se mu gihe runaka, ibi nibyo bigeraho bisenya, none ugasanga mu by'ukuri bimwe twari twarubatse bikomeye ugasanga bisenywe n'utuntu tw'amafutifuti, utuntu duto. So niba rero ushaka ibindi biganiro nk'ibi byubaka ubuzima n'umubano, wakora nka comment, nka subscribe bisobanukirwa Faive TV, hanyuma ugakora na share, noneho ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5 kugira ngo tuzanye no kubona mu zindi video zacu. Dufite ibiganiro byinshi tuba tubagezaho 5 kuri 5. Rero ndiringiye yuko mwakomeza kubana natwe mu kiganiro cyacu kuri Sobanukirwa Faive TV.